ababyeyi bacu abahungu n'abakobwa baje kwizihiza uyu munsi wo gutunga umutima w'ubwenge kugira ngo tubashe kwiga kuzadutunga muri iki kinyejana igihe kiza tuvuye mu bwiza dukomeje no mu bubi tugokomeye amashyi kuri Yesu. Ijuru na pasiteri Bide, ijuru n'amatari barishimiye gutura indirimbo Sema haleluya.
Imana ikomeze basubize. Reka mufashe nubwo gitifu yagiye twongere kumushimire. Ubaye gitifu bakagukomera amashyi kuko ko afite litini yonyine. Yose waje Pastor Lideri ndakwishimiye nibonye kugira kwishi niwe senior jinini ni mtoto mdogo niyo mpamvu ushaka kufungura password iwe mukanya aragenda jinda cyane hano nzava hano kuwa mbere ngiye gufungura password gusa ibindi turashaka kumwana. So tuganire kuri topic ivuga ngo tunga umutima ube. Akiswahili kitimbaraga cyavuze ngo uwe na moyo wa hekima. So haubwenge kuna akili na kuna hekima. Nakoze ubushakashatsi kugira ngo niba cyo kumbure menye ubwenge menye n'akakampu hekima sinagato ariko ndacana ngenda muri biblioteke mateka itamushinga Rwanda kugira ngo zakoresha ariko bisura mu hekima na akili akili wachaza ubwenge. Okay, reka tufatishije kuri iyo ngibyo ariko batatuzi nitwa Matayo Kamahisi Muhoza tuyibugande iwacu mu nzu. Imana bari batandatu abuzukuru ni batatu abakwe ni babiri. Hari n'ikimana yayikora kumwe nacyo kibabwire ujya mukobwa waje mwiza cyane nawe witwa Joyce bavuganye n'uwari umugabo wa Pendeza barumvikana none mu minsi mikeya ushaka kuyakoma uzaba
pasi aja mu mateka ariko nawe yigeze gutura ariko uriho ni gutura uriho niwe ubika mu mutima uriho niwe ugira ubwenge tsinda rya kabiri uwamenye gutunga niwe bagani ntibaza bagani igihugu bagani umuzi gutunga sanga yabuze ku giti n'ubwo wabikura mu iseko ivamo ari igiti niba kuganira n'abanyabwenge bari aha kora mu mutwe wawe kora mu mutwe wawe kora mu mutwe wawe vuga ngo tumiyakiriya ko bizuri Mas
irangije ecosystem niko yakoze ibintu ni mwese maji ni musafiri ni ukomere Imana n'ishyaka asali baragomba kwigisha kuba imesiya kugira ngo tubashe gutunga imitima y'ubwenge umutima niho handi Imana yavuze gusiga ijambo rya kabiri umugabo witwa Dawudi yigeze gukora herere yamahindukiye aribaza muri ijana na cumi n'icyenda arabamura ariko ijambo rya mutima waje kugira ngo atazongera kugutura nta muntu uzubika ikintu mu mutima kizima wagira akajagari impamvu ufite akajagari hari n'ingoryi umuntu wese wabitsemo mu mutima ibintu bizima akora ibizima umuntu wese wabitsemo ibibazo akora ibintu by'ibibazo ndasenze uyu munsi wa none Imana iheze gutunga umutima w'ubwenge kugira ngo mubashe kumenya kuba mbabwira ikintu marume waje yatuye uwakana ejo ni wamushimye muri ko barangije kumushimira tuganira na data ambwira amateka ye n'ukuntu yeretswe n'ukuntu yakoreye Imana sanga ntarakora ubu twatuvugana hari abasore bangana nawe bari muri gereza ariko wowe kuvutse turayijamo noneho kuba utaragiye muri gereza ukaba wayize utaha gukora uyiri bisubiyemo hari abakoze amakosa bari muri gereza ariko warize ufite materi mu mutwe ariko ndakubwira uyirimo kandi gereza ikurimo sinzi ukuntu izakuvamo n'utime irakudagiza iraguhondahonda hari abo mwiganye ubu ni ibimuga bamubagara ariko bafite n'akamaro ariko wowe ugenda akamaro gereza ya turi wenyine ibintu birakorera abo mwiganye babuze akazi bihangiye imirimo batangira gusuka ko barasuka bafite salon yo kogosha yo gusuka niyo gukiza ariko wowe uri muri gihe yakumaze ndamukiza umwicara mu gereza urakora cyangwa guhana uri he ubimenya nibwo buzima ubimenya ese yabona abanyabwenge bageze ku barakora ibipopi ibyo bipopi kugira ngo bize bihinduka abantu bose bakoresha igipopi kigira gute aricyo gikora protokole y'umunsi swate kiwumva cyangwa kiwumva isi y'abanyabwenge ahize ariko twe dutunze isi kiriruka ariko tugomba Kristo baturagenda gahoro ni mwiruka reka nkubwire ufite umugisha twe twigiye twandikira twagaza tugenda n'ikayi mu ishuri imvura ikatunyagira yakayi kabirarangaye ariko wowe ufite computer none ubu nimwakira ijambo ry'Imana ya password nimwakira ijambo ry'Imana